tugiye kuganira amagambo y'Imana. Nanone mbazaniye ijambo ryiza ry'ihumure, ariko nanone rikomeza abantu, ritwigisha kwitwara neza, kwicisha bugufi, ndetse turaza gusoma amagambo akomeye cyane. Turagenda dufata ingero nyinshi zo muri Bibiliya kugira ngo twumve icyo Imana dushakaho. Ni ijambo nahaye umutwe cyangwa se insanganyamatsiko cyangwa se intego ivuga ngo imiterere y'umuntu ishobora kumuzanira umugisha cyangwa ikamuhindura ishyano. Ni amagambo akomeye cyane, ariko reka wenda dushaka ibisobanuro by'ingenzi kugira ngo umashe kubyumva. Imiterere y'umuntu ni kamere imuranga: ubwiyoroshye, ubugwaneza, ubwirasi, ubugome, gukunda Imana, gukunda abantu n'ibindi. Bibiri tweka ko Imana ireba umutima. Samweli wa mbere ibice 16:7, aho twasanga mu magambo mukabona kuntu Imana ireba mu mutima w'umuntu, aho Imana yabwiraga Samweli ati uwo ndaza kukwereka, uwo ngo niwe ugomba gusukaho amavuta. Ibyo murabyibuka, ubwo Samweli yatumwe kujya kwimika Dawidi, Imana imubwira ngo uwo ndaza kukwereka. Ariko abantu muribuka ko icyo gihe barebeshaga amaso y'umubiri, bakareba abasore b'uburanga, ariko Imana ireba umutima wa Dawidi, ibona ameze nk'uwishaka. Dawidi na Sawuli, Samweli wa mbere umurongo wa ibice 13 umurongo wa 14, cyangwa se mu bice 16 umurongo wa 17 kujya muri 13. Dawidi yari afite umutima ukunda Imana kandi wicisha bugufi. Sawuli yari afite umutima w'ubwibone, atumvira kandi ashaka kwishakira icyubahiro. Imiterere ya Dawidi yamuzaniye umugisha, iya Sawuli imukururira ishyano. Yosefu n'abavandimwe be, aho dusoma mu Itangiriro ibice 37 umurongo wa 50, Yosefu ari umuntu w'inyangamugayo, wihangana kandi wizeye Imana. Abavandimwe baranzwe n'ishyari n'umujinya. Yosefu yageze ku bintu bikomeye kubera kamere ye nziza. Abafarisayo n'umusoresha, murabyibuka muri Luka ibice 18 umurongo wa 9 kugera ku 13. Yesu yavuze ko umusoresha ari we watsindiye agakiza. Imiterere y'abakristo nyakuri, Abagalatiya 5:23 kugera kuri 23. Mwuka wera utanga kamere nziza, urukundo, amahoro, kwihangana, ubwitonzi. Iyo umuntu afite imiterere, ayobora ubuzima bwe neza imbere y'Imana n'abantu. Inyigisho nyamukuru, Imana iduhamagarira gukunda imiterere yacu. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12:2 bivuga ngo kandi nimwishushanye nk'abikijya aho kumuhinduka. Nuko bene data ndabinyiga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana kandi bitunganye rwose, ariko kwikura kwanyu gukwiriye ngo nimwishushanye nk'abikijya aho kumuhinduke, mugize imitima mishya kugira ngo mugire iby'Imana ishaka. Uwiteka abahire cyane. Nabigishaga ku migisha y'Imana. Ese nawe ukeneye umugisha w'Imana? Ese imiterere yawe urabona yakuzanira umugisha? Niba ugize icyifuzo, rambura ikiganza cyawe dusenga n'Imana. Nyagasani Uwiteka Imana, imiterere yacu twabonye ko itari myiza, twasanze ko twagomye, ariko twemeye gutanga imibiri yacu uhereye none igiye kubitambo bizima byera kandi bishimwa nawe. Amen.